umunyabwenge ajya kureba neza ati uwitonze akama ishashi. Irunga Dukote ku myaka 54 yegukanye umwari mwiza w'u Rwanda w'ikimero cyinshi n'ubwiza burangaza abagabo. Mbega tudaciye kure ni nka bwiza bwa mashira budashira irora n'irongora. Uyu mugore w'ikimero cyinshi Dukote yivumburiye ku myaka ya 54 nta mwana cyangwa se umugore yari yarigeze mu maso ye, ndetse hari n'abajya kumusibya bakavuga ko ngo yari akiri imanzi. Uyu munsi rero reka mbahwiture muze muce akabogi twicaye tuganire ku bijyanye no gutungura umukunzi wa Dukote, byakozwe n'ubundi na Dukote wamenyekanye mu ruhererekane rw'amafilimi menshi ndetse akamamara mu bikorwa byinshi bitandukanye bijyanye na sinema nyarwanda. Wageze kuri Elise TV Media, naho njye uteze amatwi ndi Eddy Elise The Action King. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro mugari ucishwaho amakuru, documentaire cyangwa ibiganiro, kanda subscribe, ubundi reka nkubwire ngo ikaze. Nyuma y'igihe kinini Dukote atavugwa mu rukundo, yaba yarababarijwemo cyangwa se akananiranwa n'uwo baba barakundanye, akaza kumara igihe kingana gitya cyose atari yarigeze agaragaza umukunzi we, mu minsi ishize nibwo hagaragaye amashusho ndetse ahererekanye n'amafoto yagaragazaga urukundo rwa Dukote ndetse n'umugore we. Ibyo byaje no gutuma bimburira abantu bose bamukurikiranaga muri ano mashusho, amuterera ivi ndetse anamwambika impeta. Ibintu byatunguye abantu benshi cyane, bibazaga ko iherezo rya Dukote rizarangira nta mwana cyangwa umugore uribarijwemo. Uyu munsi wa none rero tugiye kureba Dukote yatunguye umukunzi we ate, mu buhe buryo? Twifashishije amafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat ndetse n'ahandi. Nyuma y'uko rero aya mashusho agiye ahagaragara, yagaragazaga Dukote n'ikirabyo gihenze kandi cyiza, ndetse ari kumwe n'uno mukunzi we bambaye neza cyane, aho yagaragaye amuha ikirabyo ndetse akongera kugaragara bishimye bari mu modoka. Uretse no kuba barabyinanye kandi kumuterura no kumusoma ni bimwe mu byo twari dusimbutse. Uretse no kuba kandi ari uko byakomeje kugenda bigenda, hakomeje no kugenda habera utundi dushya twinshi kandi dutandukanye hagati ya Dukote ndetse n'umugore we. Ibi ngibi byanejeje abantu benshi babibonye ndetse banabifuriza urugo ruhire, ndetse n'urukundo rwabo bemeza ko rukwiye kuzagera kure. Benshi bishimiye iby'urukundo rwa Dukote nyuma y'imyaka magana n'amagana hafi kwitwa uwagumiwe kandi atarabuze amafaranga, ubwiza cyangwa ikindi. Nubwo ibyo byose byakomeje kugenda bityo, kandi Dukote yakomeje kugenda agaragaza ibyishimo yari afitanye n'umugore we byinshi cyane bitandukanye. Si n'ibyo gusa kandi byari bihagije, kuko n'umukunzi we byaje no kumurengana arira. Uretse no kwandi yananarize, ni bimwe mu byakomeje kugenda bikora ku mitima ya benshi, bavuga ko uyu nguyu Dukote noneho kera kabaye agiye kuryoherwa n'urukundo, cyane yuko ari n'umwe mu majejetafaranga. Nubwo mu bihe byashize yari yateye impeta, umukunzi we ntiyigere na gato amugaragaza kuri kamera, ndetse kandi agasa nk'umuhisha amugira ibanga. Nyiri Simbi TV ariwe Murungi Sabe yakoze ibishoboka byose amuzana ahagaragara kuri kamera, ndetse benshi bamwibazagaho bongera kumubona. Ngira ngo nk'uko mubibona mu mafoto uko agenda atambuka n'uko akurikirana, biragaragara ko Dukote n'umukunzi we babyinnye akazuke ndetse bagakomeza no kwishimira ubuzima. Nyuma y'uko Dukote abyinishije uyu mukunzi we ndetse anafite ikirabyo, yamara no kurira akamubwira yuko yifuza ko yazamubera umugore w'ubuzima bwe bwose, ndetse kandi kamukunda urukundo rudashira, uboshye rumwe rwa Jack na Rosa cyangwa Juliette na Romeo. Si n'ibyo gusa kandi byari bihagije, kuko uyu muhango wabo wari witabiriwe n'izindi nshuti nyinshi, haba ku ruhande rw'umukobwa cyangwa se n'umugabo. Byari ibyishimo, ndababwiye nti rwose ni ibintu byiza cyane. Abantu bose twishimiye itera ivi ndetse n'igaragazwa ry'umugore wa Dukote. Dukote yatunguye benshi, ndetse benshi banariraga bavuga yuko ngo noneho uyu Dukote yaba yarahuye n'ibibazo nk'iby'amarozi, cyangwa ngo akaba afite ibindi bibazo byihariye yongeye kugaragara noneho mu maso y'Abanyarwanda.
abakunzi be ndetse n'inshuti n'umuryango muri rusange bishimye banishimira ko Dukote noneho kera kabaye aberetse ibirori. Byari ibintu byiza cyane ariko bikaba byiza kurushaho iyo ukanze subscribe kuri Eze TV Media, ikiganiro cyacu kiba ari akagaruka. Ikindi kandi hari icyo wifuza kutubaza cyangwa kutumenyesha watwandikira muri comment. Njye ndi Eddie Elise The Action King, iyi ni Eze TV Media, mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Bye bye.